bamuhagaritse ku gasozi, bamwambura imyenda yose, bamumanika ku musozi, abana bamureba. Kristo waduhaye ubwo bugingo buhoraho. Reka dutangirane n'isengesho kugira ngo twegere Imana, twegereze kugira ngo ubashe kubana natwe. Turagushimiye Yehova, uri umwihariko w'ubuzima bw'abagukunda. Waratwitangiye igiti cy'umusaraba, ujyanwa ku musozi Igorigota, tuhabonera izina ryiza ry'uko twitwa abana bawe. Nicyo cyatumye dupfira. Haleluya. Nicyo cyatumye duhinduka mu bwoko bwawe, twari ibicibwa, duhinduka abana bawe, duhinduka abakobwa n'abahungu. Turagushimiye kuko ari wowe wenyine watumye tuba turi uyu munsi mu mugambi wawe. Fasha imitima, abapapa, abamama, abana baduteze amatwi kandi badukurikiye babashe guhemburwa. Reka tuvuge ngo umva icyatumye twe duhinduka ukitwa umukunzi wacu, ni wowe wenyine gusa. Amen. Haleluya. Umva icyatumye mpinduka nkitwa umukunzi n'Imana nyir'imbabazi, Data wa twese. Urimbane ngo nuko hano yambwiye
kurushaho kubona urukundo rw'Imana n'urw'abantu. Umubyeyi ntabwo ashobora kwitangira umwana ngo apfe. Umugore abwira umugabo ati ndagukunda, ariko iyo bageze mu mva ntabwo bagiye kumumanura, ntabwo amanukana nawe, ararira akaguma hejuru. N'umugabo nuko nawe ntabwo arira ati nkurikiye umugabo. Ariko Imana iyo mukunzi w'imbabazi, haleluya, Imana yo yonyine iradukunda, ikadukunda urukundo rusaga. No mu rupfu tukajyana, no mu bibabaro tukajyana, muri dushe tukajyana, ahantu hose, muri tagisi, ahantu hose Imana ibiri yacu. Imbabazi z'Imana ziragutse ziruta ibyo tubona. Imana igiye gutanga imbabazi nta kindi kidishyiraho, iravuga ngo ndakubabariye. Niyo mpamvu twatangiye tuvuga ngo twarababariwe, twarababariwe. Abantu benshi bakunda gukurikira Genesis TV, mukunda kubona ibiganiro byinshi bitandukanye, byubaka ubuzima, byubaka ubukungu n'ibindi. Ariko uyu mwanya ni umwanya wo kugira ngo twegerane nawe nk'umukirisitu, twegerane nawe nk'umuntu uyu munsi uri mu rugo urimo kuruhuka. Mu minsi yose uba waratanze mu gihe cyawe gitandukanye, ukavuga uti ariko reka uyu munsi negerane n'Imana. Ushobora kuba ufite ikintu cyinshi kikugoye, kiruhije umutima wawe. Ushobora kuba uri umuntu usenga, wasenze amasengesho menshi, utegereza ko Imana yagira ikigusubiza, inyura mu bahanuzi ubona ntibikunda. Ariko ndagira ngo nkubwire ko Imana usengera kumva ni so, ni papa wawe, ntabwo yaguhana, ntabwo yakureka. Uburuhukiro ubuzima buri muri twebwe, buri muri twebwe, kuko twebwe ni Kristo muri twebwe. Niyo mpamvu rero twakomeje kuvuga ngo Imana ihimbazwe muri twebwe. Iyo tugeze aha ngaha turimo tugenda tubaganirira, ni mu kiganiro tugira ngo tuganire twese turi hamwe, no muri uno mwanya turirimba. Ariko iyo tugeze aha ngaha, reka mbere hirya ibumoso bwanjye kuri umuntu wa acoustic, Izaburi iravuga ngo y'150 ngo mushimishe Imana n'ibyuma byose by'amajwi mato arenga ayo ucumbuye. Kera hajyaga habaho ibintu bavuga ngo ntari byo, ngo ntabwo byaremewe gukorera Imana. Oya, ni icyari cyo cyose. Iyi nanga ya kizungu Israel ari kumwe nayo, reka tumuhe umwanya mutoya adufashe kuramisha Imana muri kiriya gikoresho cye uko abyumva, hanyuma dukomeze tugirane ibihe byiza mu gusabana. Karibu cyane. Bihe tuzabaho tuzahora dushima Imana, mu bihe tuzabaho tuzahora tuvuga umwami kwagira neza. Niyo mpamvu dushobora kuvuga ngo iminsi yose yo mu kubaho kwacu tuzahora twunamurira amaso kuri wa maso. Mu bihe byose, mu nzira z'ubushobozi bwose, bikunze byanga, ibumoso byanga, iburyo bigakunda, cyangwa iburyo byanga ibumoso bikanga, imbere inyuma bidakunda, tuzahora twunamurira amaso yacu kuri Kristo. Haleluya. Iminsi yose yo kubaho kwanjye zunamurira amaso kuri wowe, wowe mutabazi wakira usanga wese, wankinguriye irembo ry'urukundo. Iminsi yose, iminsi yose yo kubaho kwacu, yo kubaho
tubisubiremo ngo iminsi yose, iminsi yose yo kubaho kwacu, yo kubaho kwanjye, zunamurira amaso, haleluya, zunamurira amaso kuri wowe, kuri wowe, wowe mutabazi, wowe mutabazi, wakira ugusanga, wakira ugusanga wese, wankingurira irembo, wankingurira irembo ry'urukundo, ry'urukundo. Reka tuvuge ngo iminsi yose, haleluya, iminsi yose, iminsi yose yo kubaho kwanjye, tunamurira amaso, tunamurira amaso kuri wowe Yesu, kuri wowe, wowe mutabazi, wowe mutabazi, wakira, wakira ugusanga wese, wankingurira irembo, haleluya, wankingurira irembo ry'urukundo, ry'urukundo. Sinzahwema kwamamaza ko wampinduye uw'agaciro, sinzahwema kwamamaza ko wampinduye uw'agaciro, wandemeye amahoro n'ibyishimo mu buzima bwanjye, wandemeye amahoro n'ibyishimo mu buzima bwanjye, sinzahwema kwamamaza ko wampinduye uw'agaciro, wandemeye amahoro n'ibyishimo mu buzima bwanjye, wandemeye amahoro n'ibyishimo mu buzima bwanjye, sinzahwema, sinzahwema kwamamaza ko wampinduye uw'agaciro, sinzahwema kwamamaza ko wampinduye uw'agaciro, wandemeye ibyishimo, ibyishimo mu buzima bwanjye, sinzahwema kwamamaza ko wampinduye uw'agaciro, wandemeye amahoro n'ibyishimo mu buzima bwanjye, wandemeye amahoro n'ibyishimo mu buzima bwanjye, wandemeye amahoro, Sa-la-la-la, 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 oh, sa-la-la-la, sa-la-la-la, sa-la-la-la,
ushimwe mwami Yesu ushimwe mwami himbazwe itare. heza iyo wireba ugasanga uri umukobwa uri mu buzima bushima Kristo, bwatura ko Kristo ari umwami n'umukiza wawe, itandukaniro ryawe n'abandi bantu b'Imana ariko bataraba ubwo wiyumva gute noneho iyo uri mu mbamutima izo uri kwatura Kristo, udashobora kuririmba umuhungu, nubwo nabyo atari bibi, ariko uyiyumvamo gute kugira ngo umve ko iki kintu kiryoheye abantu? Murakoze cyane. Ni ibintu byiza kandi binezeza umutima wanjye. Mu bundi buryo umuntu ashobora kumva ko ari ibintu bigoye, abenshi bajya bavuga ngo ni ubusazi, ariko ntabwo gukorera Imana ari ubusazi, nta nubwo ari ukubura icyo ukora. Iyo utekereje urukundo Kristo yadukunze agasiga ubwiza n'icyubahiro, akambara akamero k'umuntu, akaza mu isi akicisha bugufi bingana uko yabikoze, utakorwaho n'urwo rukundo sinzi ariko wabimenya. Umuntu utarakira Kristo ntago yabyumva, ntago yabimenya, ariko umuhaye umwanya, ukamuha umwanya, ukamwumva, ugatekereza ku byo yagukoreye, wanezerwa nawe wakifuza kuba umukobwa ukorera Kristo, cyangwa se wakifuza guha ubuzima bwawe Kristo akaba ari we ubugenga. So iyo nibonye nk'umukobwa ndimo mpamya Kristo, wakiriye Kristo, mu by'ukuri ntabwo ari uko hari byinshi nanjye byagatumye mba nk'abandi byinshi, ariko nanjye ntababeshye bijya bintungura nkavuga ati how gute mbasha kwatura Kristo. Ntabwo ari uko ndi umukiranutsi kurusha abari gisimenti mu kanya bari bujyeyo cyangwa barayeyo, no, ahubwo ni uko Kristo iyo umwemereye gato gusa ahindura ubuzima bwawe. Niwe uduha gukiranuka kwiwe yarakuduhaye. Pawulo yaravuze ngo ngerageza gukora ibyiza, ibibi bikananga imbere. Nibyo pe, mu gitondo turabyuka tukavuga ngo turashaka gukora neza uyu munsi, ariko ugahura n'akantu, kuko ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, ngo ntabwo turatabaruka, turacyari ku rugamba. Ariko Kristo iyo wamwakiriye, nubwo ntago wavuga ngo wakiriye Kristo nonaha byose birashize, ni gake gakeya agenda akurera nk'umwana uvutse nyine. Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi, anjyana iruhande rw'amazi
Evangile ni Canal Plus 387. Iki kiganiro kizongera kugarukaho mu cyumweru gitaha, uzakibona kuri YouTube. Reka tugushimire wowe wagerageje kuduha umwanya wawe mu bice byose wari uherereyemo ukabana natwe ukadukurikira. Reka dushimire abari ku buhanga bw'ibyuma, abari kuri kamera, abari kuri tekinike. Reka nshimire bagenzi banjye, nshimire Olivier kuri piano, nshimire Loriane, nshimire Alice, nshimire Richard, nshimire Papa Israel. Reka tubabwire ngo nakagaruka mu kindi gihe twongeye gushimira ubuyobozi bwa TV Genesis umwanya Genesis TV, the center of happiness.